Hello, friends. I'm back again. No, today. Nabonye nabashe kumirwa, my dear friend. Ubu noneho aho bigeze robot nizo ziri kwakira abantu. Can you see? Ubwo twamaze kubona ibintu by'amarobo birimo kwakira abantu, tugiye mu isoko. Si amafi agenda, my dear. Niba ari amafi, niba ari ibisimba, gusa nimureba neza murabona ni mu bwoko bw'inyama. Gusa narumiwe ndavuga hey, ibi bintu biri so interested. Nukuri ko Imana byaragendaga kwa kundi umuntu abona ibintu bigenda ariko bifite bisa nk'ibisimba. I was so surprised. Aho ngaho rero twe tugeze mu mafi. Tutenda batembereza ku bintu bijyanye n'ikintu cyitwa akaboga. Aho ngaho twe tugeze ku kintu cyitwa amanyama, bafite ikintu cyitwa amafi y'ubwoko butandukanye. Ibisimba, ibinyamushongorerwa, ibiki, my dear. Nararebye ndumirwa, nkomeza gukanura amaso. Ndavuga ibi ntibibaho. Bajyaga bavuga ngo abantu barya ibisimba. Bajyaga bavuga ngo abantu barya ibisimba, simfe kubyemera ariko sha today navuze ati ibi nibyo. Hanyuma rero aho ngaho bwa bwoko bugiye butandukanye bw'amafi, aho ngaho turacyari mu mafi gusa ngo ni fillet. Nagerageje kugira ngo mbereke uburyo hano ibintu biba bitoroshye, nageragezaga kugenda mbereke uburyo ibiciro byaha biba biri hejuru. Mana yanjye, uragenda ugiye guhaha wavayo ukaza uvuga ati what, ni njye ukoresheje amafaranga cyangwa hariho undi muntu kuri budget. Ariko nyine kubera ko ariko ubuzima bugomba kugenda kandi tugomba no kubaho, nuko biba byifashe. Hanyuma rero nakomeje kugenda mbere ku bwoko bugiye butandukanye. Ngo turacyari mu mafi gusa, ntiturajya mu nyama, turacyari mu mafi gusa. Iyi part nayihariye nagiye ari ikintu cyitwa kubereka. Dore reba nk'icyo kintu, murabona atari ikinyamushongorerwa, si file. Ni ikintu gifite ibintu by'uruhu rukomeye bimeze nk'ibisimba bya bindi abashinwa barya bagahita bajya aho ngaho turajya mu kintu cyitwa iki, amafi, my dear. Ndebera ubwoko bwinshi, ngandorera reba nk'icyo kimeze nk'umunyorogoto. Ibyo ni ibintu bimeze Imana, I don't know. Hari ibintu njya mbona nkavuga ati bino bintu se hari abantu babirya cyangwa ni ukubisitoringa gusa bikaba biri aho. Ariko natunguwe no kubona abantu baza biriya mubonye bimeze nk'umunyorogoto, barabifata igishashi hanyuma babicisha ku gikoni, my dear. Dukubitanamo baragenda barya guhera ku mugore, umugabo, umwana, bagenda barya. Hanyuma rero aho ngaho nari nkirimo kubereka si hano dore ayo ni amajanja, mana we, amajanja y'inkoko. Hano barayahunjagura bakayarya. Ahari aho ngaho ni kuri firigo nari mbagejeje, hejuru hariho n'ibintu by'ibirungo. Dore si turacyari mu manyama. Aho ngaho nibigiye bitetse biri nk'amafu, uburyo ushobora gutaha wenda tuvuge munyihanganire, ushobora gutaha wenda uguze ibyo ni ibirayi bise nari ndimo kubereka, mashed potato. Ushobora gutaha ugahita wishyuririza amazi, wamara kwishyuririza amazi ugahita ushyiramo bya birayi, ugahita nk'usonga ubugari, ubundi ukirira mashed potato zawe. Cyangwa se ugafata stove yawe ugashyiramo icapati, wamara gushyiramo icapati ugakaranga nuko. Hanyuma rero aho ngaho tugiye kwishyura, my dear. Hano abantu bose baba bari busy, everybody bari busy. Reba ukuntu abantu bazi gukora vuba. Hano nta bintu byo gukora binyotoroza, ni ugukora vuba. Baba bafite umukashi, baba bafite n'udupakingira, urumva bagira vuba, ntabwo bafite time yo guta. Hano nuko tubayeho, nanjye narahageze bya bintu byo kwizutura. Niba ari ukugenda ni ukugenda nyine straight wihuta, bya bintu byo kwigendesha gakenya bigenda bihagarara. Ubwo rero ntabwo ibintu byoroshye.
twavuye kuri store banguze fanta nibeshya ngo nguze orange y'iwacu mu Rwanda, Sprite na Coca. Sha maze nyweye izabana zo zanditseho n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye by'amagambo baba bavuga. Sha napfuye kunywa nibeshya ariko it's now my Fanta. Thank you guys for watching my video. Bye.